muhaye ikaze bakoze subscribe kuri Onos TV. Nawe utari wayikora, uyu ni umwanya mwiza kugira ngo uyikore tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi. Uyu munsi amakuru nkuzaniye ni amakuru ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi yerekeranye n'akarengane karimo gukorerwa abanyekongo b'abanyamurenge batuye ahitwa i Muyinga, mu ntara ya Muyinga nyine ngo mu gihugu cy'u Burundi. Uti byagenze bite rero? Murabyibuka neza mu minsi ishize nibwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Abarundi bapfushijeyo ingabo zigera muri 230 baranazishyinguye hashize icyumweru. Ni ibintu byakomeye mu nkokora cyane igihugu cy'u Burundi, batangira kujya bitakana u Rwanda n'abavuga ikinyarwanda bari ku butaka bwa Kongo, bavuga ngo ni bose bari mu bufatanye na M23 mu kubicira abasirikare. Ibyo ngibyo rero nibyo byaje kugira ingaruka ku banyamurenge batuye muri ntara ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi nyine. Leta y'u Burundi binyujije kuri minisitiri wayo w'umutekano witwa Martin Niteretse yatanze itegeko ko nta munyamurenge n'umwe ugomba gukomeza gutura muri mujyi wa Muyinga, ko bagomba gusubizwa mu nkambi bose. Muri inkambi tuwemo n'abanyamurenge n'ubundi kuva mu mwaka w'1996 muri iyi nkambi yitwa Gasogwe. Uyu muminisitiri rero akimara gutanga iri tegeko yanavuze ko rigomba guhita ritangira kubahirizwa, bagomba guhita batangira kwimurwa, kuko bari gushinjwa nyine ko ingabo z'u Burundi 130 ziherutse gupfa zishwe na bene wabo b'abanyamurenge. Icyo ngicyo nicyo bari kubaziza. Ibi ngibi rero ni ibintu bibabaje cyane, bikomeje kubabaza mu bwoko bw'abanyamurenge, bikomeje kubabaza amahanga atandukanye uburyo u Burundi burimo kubyitwaramo. Abantu bamwe bakavuga ngo nta muntu wakabaye azira ibyo mugenzi we yakoze, ngo nuko ari mwene wabo, nuko bimeze gute. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo Burundi ntabwo bwavuye kwizima, kuko nyuma yaho muri iyi weekend ishize nibwo amakuru nayo yatugezeho bavuga ngo Burundi bwongeye kohereza ingabo nyinshi cyane kujya guhorera abo basirikare 230 bose bapfuye. Bohereje izindi ngabo rero mu mujyi wa Bukavu kugira ngo zisubire guhangana na M23 mu rwego rwo kugira ngo bahorere ubuzima bw'abitabye Imana mu cyumweru cyari cyashize. Amakuru yacu uyu munsi nayo ngayo, komeza ubane natwe nakagaruka Onos TV.